Mu gice kizwi nk'ikimyidagaduro kuri iyi si hagiye habaho ibihanganye byinshi cyane, ariko buri gace nk'umuziki, amafilime, imikino, buri gace gafite uwo kibuka ndetse wabaye uw'amateka wakoze byinshi cyane bitandukanye, ariko byagiye bifatirwaho urugero ndetse bikarangira bimugize igihangange isi izahora yibuka. Nko muri football isi ntabwo ishobora kwibagirwa Pele, Maradona ndetse n'abandi benshi cyane, utibagiwe n'abariho uyu munsi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Twajya mu muziki, amateka y'umugabo w'igihangange Michael Jackson waririmbye agahogoza abantu benshi bagakunda imbyino ze, ariko nanone ntabwo twakwibagirwa Bob Marley muri reggae ikomeye, saho honyine ndetse no mu yindi mikino ikomeye cyane. Uyu munsi wa none ntabwo turi bujye muri filimi, football cyangwa se urundi rwenya n'umuziki, ahubwo turaza muri komedi n'amafilime atuje. Tugiye kuri umugabo w'igihangange wubatse izina na n'uyu munsi ukirebwa. Ndahamya neza ko nawe Charles Chaplin, uyu mugabo umuzi neza ariko uburyo wari umuzi uyu munsi ukaba ugiye kumumenya bitandukanye n'uburyo wari umuzi. Ese wari uzi ko Chaplin yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza? Ni byinshi utari uzi kuri Chaplin, ariko uyu munsi ukaba ugiye kubisobanukirwa kuri Eden Talk. Njye uri kumva nitwa Medali. Wibuke gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ubundi imenyere byinshi kuri iki cyamamare cyahogoje abantu benshi ndetse cyakunzwe. Umwana washobora kuba muzi, niba atamuzi wowe uramwibuka mu nkuru ze, amafilime ndetse n'uburyo yabaga yitwara byasekeje benshi cyane. Uyu munsi wa none hari abantu benshi badatinya kwigana Charles Chaplin. Barahari mu mahanga hose, muri Kenya, Uganda, South Africa, ariko ni Kigali turabafite nka Mitsutsu ndetse n'abandi benshi cyane bitwara muri style ye. Ese uyu mugabo ubundi ni muntu ki? Yakuriye mu buhe buzima? Ni kubera iki yahisemo kwitwara kuriya byatumye ahinduka icyamamare? Ubuzima bwe bwose bwa Charles Chaplin ni ubuhe? Wowe ntibagirwe gukora subscribe ubundi nkwereka ahantu duhera. Agana mu mwaka w'1889 nibwo Charles Chaplin yabonye izuba. Amazina ye bwite ubundi yitwa Charles Spencer Chaplin. Yavukiye i Londres mu Bwongereza ku 16 Mata mu 1889. Ubundi nk'uko umwana akurana impano, uyu nguyu yayikuranye yayivanye ku babyeyi be bamureze, nabo bari bafite impano ikomeye cyane mu bigendanye n'ikinamico. Mu gihe yarakiri umwana ise yaje gupfa akiri mutoya, maze viramo Charles Chaplin gukurira mu buzima bugoranye bubi cyane, kuko nyina niwe wenyine yarasigaranye yamwitaho, ariko nawe utari igihangange gusa nayo yakundaga ibigendanye n'ikinamico no gukina amateatere. Ese ubundi wa Charles Chaplin mbere y'uko apfa ko yari umuhanzi ukomeye cyane, byatumye Charles Chaplin akurana impano ashobora kuba yaravanye ku babyeyi be nyinshi cyane. Uyu mugabo agize uruhare muri sinema akiri umwana rwose, n'ubwinjiye muri sinema kuko ise yari amaze gupfa asigaranye na nyina, ubwo kubaho byari ingume. Maze nk'umwana wavukanye impano ku myaka ye mike cyane, yatangiye gukina amafilimi ya vaudeville ku myaka ye akiri uruhinja. Ibi byatumye itsinda yakinagamo riza kumujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariho yaje no gukurira akahakorera ibitangaza. Charles Chaplin mu mwaka w'1913 uri kumva yari amaze gukura hafi mu myaka 30. Ubwo nibwo yakoze igitangaza cya mbere. Yinjiye muri studio ya Keystone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atangira gukora amafilimi y'uhererekane ariko yujuyemo gutuza. Yandi namwe mwabonye ayakitinga ariko nta kintu na kimwe ari kuvuga. Ubwenge buhambaye isi itari yiteze. Umunyabugeni cyangwa se undi muhanzi isi yari yungutse mu myaka 1900, ariko waruje guhindura byinshi cyane. Wari ufite ubwenge budasanzwe abantu batari biteze. Mu njyana yitwaga Trump cyangwa se The Trump, ariyo Charles Chaplin yakoze, ari nayo mico yadukanye ubwo yatangira gukina filime. Aya mafilime ye yayandikaga atuje cyangwa se akayakina atuje, aho nta jambo na rimwe ryavugagwa. Ibi rero byatumaga buri muntu wese uri kureba iyi filime cyangwa se wicaye ari kureba ibyo Charles Chaplin akora bimunezeza. Ubwawe wisomera inkuru, ntabwo ashobora kugusomera cyangwa kubwire. Niyo mpamvu yaba umwongereza, umunyamerika, umunyafrika, umunyaziya, bumva icyongereza cyangwa utakivuga, igifaransa n'izindi ndimi nyinshi cyane, ntabwo byagusabaga ko ushobora kuba uri kumva, kuko kureba amashusho byonyine byaga bihagije kugira ngo wigaragure hasi useke mu rwenya rwinshi cyane yasekejemo abantu. Uyu mugabo yaje gukora amafilime atandukanye nk'iyitwa The Kid yakoze mu 1921, The Gold Rush mu 1925, The City Light nayo yakoze mu 1931, ndetse n'iyitwa The Modern Times yakoze mu 1936. Muri aya mafilime yose agaragara ko urwenya ruhambaye cyane ariko rushimishije, kuko nta jambo bavuga ariko wowe aho wicaye
byabaga bihagije ngo useke. Muri aya mafilimi ye ubutumwa kenshi cyane yatangaga bwari ubwo kugaragaza ubuzima n'imibereho, ariko nubwo wabaga ubaye mu buzima bwaba bukomeye buhambaye, ntabwo ngo byagombaga kukubuza guseka cyangwa kwishima. Mu bitekerezo bya Charles Chaplin yavugaga neza ko umunsi wije udasetse uburyo uwo munsi wawo utaye cyangwa se uba wakubereye igihombo. Ubuzima rero waba ubayemo n'akarengane ngo abakene bakorerwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatumye Chaplin agira content nziza cyane yamukundishije benshi mu birori bitandukanye. Uburyo bwe bw'imyambarire, ipantaro nini cyane n'inkweto ndende, ubundi agakubitaho ikote n'akagofero keza, Charles Chaplin agafata inkoni, ibi byatumye ahinduka umusitari kuri style ye. Na n'uyu munsi benshi baracyayambara nko kugaragaza uburyo bishimiye uyu mugabo Charles Chaplin wabaye igihangange mu buzima bwe bwose bwakinaga sinema. Sinema ya Chaplin itandukaniye n'izindi, yabaga yujemo gusetsa cyane. Ibi rero ngo kureba amafilime byatuma gusekaho kugira ngo ubabare. Charles Chaplin yaje gushinga umuryango. Undi mugabo ari we wese yashatse abagore 4. Abagore bose yabyaranye nabo abana 8. Byatumye mu bana ba Charles Chaplin umwe wenyine gusa niwe waje kuba icyamamare, ubundi akora umuziki. Uwo witwa Geraldine Chaplin niwe mukobwa wabaye igihangange akora umuziki. Ubuzima bwa Charles Chaplin bwari ubw'igitangaza, usibye ko mu myaka y'1940 ndetse na 50 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo zari zihanganye n'abasoviyete ku bitekerezo bya kapitalisme ndetse na komunisme, Charles Chaplin nk'umuntu wakundaga abakene ndetse n'abandi bose babayeho mu buzima bubi, ko baje kumubona nk'umuntu ushyigikiye ibitekerezo by'abakomunisme, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira inama yo kumwambura uruhushya n'uburenganzira bwo gutembera mu gihugu cya Amerika nk'umugabo waravugaga mu gihugu cy'Ubwongereza. Nyuma y'uko kandi yatswe ibyangombwa, yakomeje ubuzima bwe mu Busuwisi. Ahangaha niyo yakomereje imirimo yo gukina amafilimi, kwandika indirimbo. Indirimbo ya Charles Chaplin yamamaye kuva mu myaka yose yakoze ni indirimbo yitwa Smile. Iyi ndirimbo niyo yakoreshaga kenshi mu mafilime ye. Indirimbo yashyizwe mu ndirimbo zabayeho zigashimisha abantu iteka ryose, ngo ni filime cyangwa se indirimbo itazigera yibagirana. Charles Chaplin yabaye hari kaza gupfa, ariko mu buzima bwe bwose yakiriye ibihembo bitandukanye byinshi cyane bikomotse mu miryango myinshi, cyane cyane y'abakina amafilime. Mu 1972 yahawe igihembo cyitwa Oscar nk'ishimwe rikomeye nk'umugabo wagize uruhare rukomeye cyane mu gukunda cyangwa se mu kwerekera uburyo filimi na sinema bizajya bikorwa, ariko mu buryo yabikozemo byose ngo kaba ntacyo kubangamira umuntu na kimwe cyari kirimo. Ubwenge bwa Charles Chaplin uyu munsi buracyafatwa nk'icyitegererezo mu bantu benshi bakora sinema, kuko ngo witeguye neza ndetse ukitegereza uburyo yakoraga amafilime ye, uburyo yatangagamo ubutumwa n'uyu munsi buracyakoreshwa, kandi ngo ubutumwa bwe bwageraga kuri benshi budafite n'umwe bugiye guhohotera. Yabayeho ariko aza gupfa ahagana mu mwaka w'1977 tariki 25 Ukuboza, ku myaka ye 88 yari amaze kugeza. Mu gihugu cy'Ubusuwisi aho yari yituriye niho igihangange muri sinema, muri komedi, mu muziki, Charles Spencer Chaplin nibwo yashize mu mwuka. Isi yose yunamiye uyu mugabo kubera ubuhanga bwe n'ubuhangange yari afite buhambaye, cyane cyane utabirebeye ku masinema gusa yakoze ndetse n'ibindi bintu byinshi. Uburyo yasigiye umuragisi wo kwita neza no kwiga sinema mu buryo butangaje. Abiga sinema umunsi wa none ngo ntago bajya kure, cyane cyane igihangange muri sinema Charles Chaplin. Uburyo yatangaga message, uburyo yandikaga amakinamico, indirimbo, amafilime ndetse n'ibindi byinshi cyane byatumye umugabo ahinduka igihangange. Isi irakiga neza ikanasobanukirwa ko Charles Chaplin uwo ari we, ubuzima bwe bwa buri munsi n'uburyo bwose yagiye abigiramo uruhare. Uruhare rwa Charles Chaplin mu mahanga ndetse no ku rwego mpuzamahanga mu bigendanye na sinema ubwo ngo ni runini, ntushobora kugira icyo urugereranya nabwo. Ubundi rero umuco wa Charles Chaplin wo kwandika sinema ndetse n'imiziki ikomeye cyane, ariko sinema ze zaba ziganjemo guseka guhambaye. Ibi rero byatumye ahinduka igihangange ku rwego mpuzamahanga, ndetse abazi neza umuco, umuziki ndetse na sinema udataye na komedi bavuga ko ari we mugabo w'igihangange wabayeho. Na n'uyu munsi nubwo ari abandi bagiye bakina amafilime bakaba ibyamamare bagakora amateka akomeye cyane, ariko Charles Chaplin ngo niwe wenyine gusa ubashije gukora ibintu mu gihe cyari kigoranye, aho abantu batari bazi Icyongereza ari benshi, Igifaransa cyangwa izindi ndimi, ariko agakina filimi bazareba muri uyu mwaka ndetse n'imyaka yose itaha. Ubuhanga bwe buhambaye n'uyu munsi arakigwa mu bitabo. Filozofi ya Charles Chaplin ngo yagumye ku mitima y'abantu benshi, uburyo yagiraga ati mujye mukina mwitonze ariko mwibuke n'abakene ndetse n'abababaye,
kuko ngo nabo bakwiriye kwishima bagashimishwa n'ibyo mwakoze. Icyo gihe yabaga agaragaza neza ko adashyigikiye akarengane gakorerwa abakene babaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byatumaga Charles Chaplin adakundwa n'abanyamerika mu myaka ya kera, kuko bamufataga ngo mikominizme cyangwa se ushyigikiye ingengabitekerezo ya kominizme. Umurage wa Charles Chaplin ku isi no muri sinema ni umurage ukomeye cyane, kuko benshi baracyanamwigana. Ibyo yamwigiraho byo ni byinshi, yewe uhereye ku buzima yaba yarakuriyemo kuva akiri umwana, cyangwa se impano y'uburyo yayikujije n'uburyo yarinze abantu. Ikindi utakibagirwa ni uburyo ki Charles Chaplin yarwanyijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushinja ko ashobora kuba ashyigikiye iyo ngengabitekerezo y'abakominizme, ariko n'ubundi akaba ariwe muhanga wabayeho mu bigendanye na sinema. Ese uyu mugabo n'iki kindi utari umuziho, cyangwa se n'iki umuziho twaba tutakubwiye? Ugishyira muri komenti ubutaha tuzakirebeho. Ndabizi neza ko udashobora kwibagirwa utuvideo twe twaciye ibintu bigacika ku isi. Abana baradukunda ndetse n'abakuru. Uburyo yakitingaga, yitwaraga mu bantu, ibitaramo byinshi, asetsa, atungurana, agakoni ke, akagofero, agacongo kareba hejuru n'agapantaro, utibagirwa n'agakote kameze ukuntu rwose. Ibintu byatumye uyu mugabo ahinduka igihangange. Sinema y'isi yose ikaba ikimwiga ndetse yanditse no mu bitabo byayo.